Imana uba wumva ukomeye kandi ushikamye uri mu biganza byizewe. Yego. Ntago wabaho usenga gusa, ntago byashoboka. Ugomba gukora ariko nyine ugakora ntaba ari wowe ahubwo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mbifata nk'umurimo wo mu rugo mba ngomba gukora. Reka njye mbifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiranye aho muri mu mpande z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero turagarutse, reka mbasuhuze amahoro Imana bane namwe. Ndabashuje ahantu mwese mudukurikiye, abari mu kazi, mu biro, abari mu rugo, mwese ndabashuje. Imbere yacu rero murahabona abantu babiri. Uyu munsi tugarutse tuganira kuri za ngingo zacu nk'uko bisanzwe, ariko hagati aho ngaho nizere ko uyu munsi mwagize icyumweru cyiza, mwagiye gusenga kandi Imana ikomeje kubagirira neza. Dukomeje kumva ubuhamya bw'abantu Imana irimo kugira neza muri ino minsi, ariko bitewe n'uko biyegereje Imana, cyane ko tumaze igihe turi mu masengesho y'iminsi irenga 30. Rero ugira igitangaza Imana igukorera cyangwa se ubundi buhamya, ushobora kutwegera kuko aho hasi manasizeho nimero kugira ngo nimba ufite ubuhamya ushobora kutugezaho uduhamagare uze ubutugezeho. Uyu munsi rero by'umwihariko turi kumwe n'umuntu mushyashya hariya hepfo, muramubona mu kanya. Ndaje mubahe noneho atubwire uko yageze kuri cano. Turi kumwe kandi n'uriya musore uriya muramumenyereye, dusuhuze. Baraho neza nshuti zanjye. Nagarutse nk'ibisanzwe Samutiti. Cya gihe narubwo umwanya wambanye muke yanjyewe nzigarukira twiganirire. Yego. Amazina yanjye bakaba banyita nyine Samuel, ariko iribyiniriro ubundi banzeho ni Samutiti. Mbe inshuti yanjye basuhuza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwase Teta, nkaba nifuje kubana namwe muri aka kanya. Ubusanzwe nsengera Restoration Church Nyarutarama. Nifuje gukorana namwe ikiganiro cy'ivugabutumwa. Murakoze cyane. Yego, wakoze kuba uyu munsi wemeye ubutumire bwacu, wakoze kuba wemeye kuba tugiye kubana muri iki kiganiro. By'umwihariko rero muri ino minsi tumaze iminsi tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, iz'amasevingi, iz'urubyiruko. Tumaze iminsi tuganira ku bijyanye n'ukuntu umuntu ashobora gusenga kandi akanakora, utitwaje gusenga gusa, ukajya gusenga hanyuma ugakora n'akazi kawe. Twabonye uburyo bwa sevingi. Uyu munsi rero turabiganiraho, ariko turagaruka ku kindi kintu ngiye gutangira mbaza uriya mushyitsi wacu uyu munsi twazanye. Tumubaze niba tujya kwiga ku kantu kitwa gukorera Imana. Gukorera Imana, ubundi gukorera Imana ubyumva ute? Byumva ute iyo ubona urimo gukorera Imana, cyane ko uri n'umukozi w'Imana? Iyo ukorera Imana wiyumva ute? Yego. Gukorera Imana biba bitewe hari imirimo myinshi iba muri church, cyangwa se gukorera Imana ku giti cyawe. Gukorera Imana ntabwo ari ukuvuga ngo ubure ukorera nyine muri church. Ni umurimo ukoze n'umutima wawe, mwemeranya kandi byishimiye. Gukorera Imana nyine ni uko mbyumva, ni ikintu ukoze kinyuze mu mucyo, yesha Imana icyubahiro. Kandi burya umurimo w'Imana ni ikintu uba wahamagariwe, ni umurimo. Ubundi nkunda kuvuga ngo ni icyo wahamagariwe, nicyo kikubeshejeho. Gukorera Imana nyine, ahubwo tugomba gukorera Imana kuko nicyo tubiriyeho, nicyo twahamagariwe. Yego, murakoze. Yego. Muri iyi minsi
mu nsengero cyangwa se nk'urubyiruko, iyo ubwiye urubyiruko ngo rukorere Imana ntabwo rubyumva, ndetse n'iyo agerageje ajya gusenga ariko agataha nta kintu akoze. Buriya muntu wo mufata mu buhe buryo? So buri muntu wese agira igihe cye nyine. Tugira ubwoko butatu bw'ibihe. Hari igihe cy'abantu, hakaba igihe nyine cy'Imana. Icyo nicyo gihe cyawe iyo igihe kigeze nyine ibintu birahinduka. Ubu bishatse kuvuga ko niba uwo muntu yego babaho bagenda mu micaci nta gihindutse kandi bakanataha, yego bibaho, ariko igihe kiba kitaragera. Igihe cyawe cyageze rero, so nta nubwo umenya uko byabaye, bihita bihinduka nyine. Ntabwo wamenya ngo byagenze bite, ubwo nyine igihe ntabwo kiba cyakagera. Ariko so nyine abantu nabo bashiremo umuhate, begera Imana. Imana ishobora byose kandi izabashoboza mu izina rya Yesu Kristo. Yego, tukiri kumwe nawe, tukiri kuri iyo topic, ese ni ukubera icyo wahisemo gukorera Imana? Impamvu nahisemo gukorera Imana, nanjye ntago nagiye yego, najyaga nsenga yego, ariko ntago nagiye mvuga ngo umunsi ndakizwa. Oya, nagiyeyo nanjye mbona nitanze nyine mbe igitambo cy'Imana, nyine mbe umukozi w'Imana. So nyine nabibonaga abantu babikunda bikanezeza, yego nyine najyaga nkunda kumva indirimbo nyine, nkumva ati nanjye nshobora kuririmba indirimbo z'Imana bikavamo. Ariko nyine ndabyishimira nyine, nabonaga ari byiza, ariko gusa njye ntabwo najyaga mbyibaraho. Ariko gusa Imana ishimwe kuba nanjye narabashije kuba umwana wayo. Ubu ngubu ntabwo izina ryanjye kiri mu gitabo cyo kurimbuka, ubu ngubu kiri mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo ni ibintu nshimira Imana cyane, kandi Imana ibyumve, ihabwe icyubahiro. Amen. Reka rero tuhe na Samu mikoro, hanyuma twumve Samu, we gukorera Imana bifata gute? Gukorera Imana ntabwo buriya njye mbifata nk'akazi, ahubwo mbifata nk'umurimo wo mu rugo mba ngomba gukora. Niko bimeze. Uvuga ngo uri mu rugo? Mba meze nk'uri gukorera mu rugo, kuko umwana iyo ari mu rugo hari ibyo agomba gukora, apana yuko ngo ari itegeko. Aha agomba kubikora nk'umwana, agahabwa hari ibyo ahabwa nyine nk'umwana mu rugo, kuko Imana ni umubyeyi, kandi ni umubyeyi wanjye. Kuko niyo mpamvu ntari umugaragu, ariyo mpamvu bamuririmbye ariko yabivuze, ahubwo ndi umwana wayo. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ntago ari akazi, ahubwo ni umurimo mba ngomba gukora mu rugo, cyo gukorera Imana. Gukorera Imana rero hariho bamwe babyitiranya. Buriya gukorera Imana harimo ibintu byinshi cyane, harimo amataranu, mahano, impano karemano, mbega mu buryo bugiye butandukanye. Kandi nimba uzi ko utabanye na mugenzi wawe neza, ubwo nyine n'Imana nayo ntabwo muba mubanye neza, kuko na Yesu ubwe niwe wavuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubwo nyine irinda imbogamizi iyo ari yo yose yatuma ubogamira mugenzi wawe, mugirana amakimbirane cyangwa mumerane nabi. Yego, urakoze cyane Samu. Hanyuma turimo ku ngingo ivuga ngo gukorera Imana. Ese ubundi ni iki cyiza cyo gukorera Imana? Ni izihe nyungu umuntu akora mu gukorera Imana, ku buryo undi muntu nawe yabyumva akavuga ngo nanjye ndashaka kuyikorera? Yego, inyungu zirimo za mbere na mbere ni uko ubasha kuba hari ibyo byinshi wahabwa, kuba wagenda utikeka ku giti cyawe. Tuvuge iyo ukoreye Imana, imigisha uhabwa ntago ugenda kimwe n'undi muntu.
ni ukuri, kuko ugenda ubwawe uri proud y'ibyo ukora kandi ukabikora neza ukabihererwamo umugisha. yego wowe ubyumva gute rata? ni ibihe byiza byo gukorera Imana muri make? so ni byinshi ariko nyine biterwa n'ukuntu buri wese abifashe. njyewe nyine nakivugaho biranezeza. burya uzarebe iyo uramutse ubeshe nk'umuntu, iyo utarihana nyine ngo ujye imbere y'Imana usuka amarira usaba imbabazi, uba wumva uremerewe cyane, uba wumva uremerewe nyine. gukorera Imana biranduhura nyine, so uraruhuka nyine. ubundi tuba tugomba kuba tumeze nk'agapapuro gahuha n'umuyaga. iyo uri imbere y'Imana uba wumva ukomeye kandi ushikamye, uri mu biganza byizewe. yego niko mbyumva. nicyo buta gukorera nicyo cyiza cyo gukorera Imana. Njye numva gukorera Imana ubundi umuntu ameze nk'aho ari mu burinzi, siko namwe mubyumva, turi mu biganza byizewe. ya ameze nk'umuntu ufite assurance. njyewe niko mbifata. yego turakomeje n'ikiganiro cyacu. ujya usevinga yeah. ntabwo ujya usevinga kuri banki bisanzwe? wenda kuri momo yanje apana banki ntabwo icyo gihe ntabwo situmufashe. so muri minsi turimo kwiga ku kintu cyitwa gusevinga. saving we saving uyibona ute? uyibonamo iki? mbese imaze iki? saving ijya itugoboka mu bihe bitunguranye. hari igihe uhura n'ikibazo gitunguranye bikagusaba gukora kuri ka kantu wabitse. birafasha cyane. none ku kibazo savinga oye mvuze nyine savinga kuri phone, ako banki nyine agenda kugenda wihute ugire uyishake. ugomba kugira banki ugomba gusevingaho kandi iri ahantu nyine udatekereza. yego iragoboka. urarukitubwira? iradufasha pe nyine tugomba dusevinge, kuko hari igihe ukubita n'ikibazo ewa ukumva nyine birakurenze nawe ubwawe nyine tu. ariko nyine iyo uzi akantu wabitse inyuma karagufasha. ugomba gusevinga. katujye kwa Samu ugiye kuduha ubuhamya. kubera ko Samu igihe cyose twavuze gusevinga yari ahari. abantu mu mudukuru cyane amaze kubireba, Samu yari ahari. no kuri. yego saving igeze kure cyane. uko mbaye na saving sinzi uko ngo nambicaye hano imbere byanira isoni zo kongera kuvugana namwe. tubwire. so wenda ntari navuga wenda ku by'ubuhamya bw'icyo saving imfashije, nabaza nko kuri mushiki wacu. nk'ubu nko muri phone yawe ufitemo nk'umubare w'abantu bangahe? ikibazo gikomeye, ariko ntago barenga nka 85 gutyo. uzi ko muri abo bantu 80 ndamutse nkuhayemo 5 bahamagara ubaka inote ya 5 ntayo baguha? ngenda gushyiraho inote y'10 ntibayaguha, nanjye ndayaguha. biragoye gutungura umuntu gutya. ego bibaho nyine, bibaho, ariko ntago twabacira urubanza, kuko hari igihe umuntu nawe ntacu nawe afite birumvikana, cyangwa se saving aba yayiteganyije avuga ati aka kantu kazakora iki. urumva nyine mutunguye gutya avuga ati ndica umubare iki, ariko bibaho. bashobora no kuyabura, atari no kuvuga ngo banze kuyakora, ahubwo nayo bafite. bibaho cyane. so icyo nari nsaze kuba nakwereka muri make, ubashije kuba ufite saving, ntabwo ujya gusaba, ahubwo utora kuri bya bindi byawe. ni ukuri. ushobora kuba mbivuze gutyo ntimubyumve neza. iyo wabashije gusevinga utora kuri bya bindi byawe, ntabwo ujya gusaba. uzi hano hanze kuntu bamwe baturambiye, ugahamagara umuntu akanga no kukwitaba.
wenda ugiye no kumubwira ibindi akagera aho wenda ugiye kumwaka amafaranga. Nicyo cyiza cya sevingi, nta muntu ugucishamo ijisho iyo wisevingiye, kandi gusevinga kutagira intego nta mumaro. Ni ukuri ushobora gusevinga nta ntego, nka guhamagara ugahita ufunguriza ya mafaranga yose akagenda bitewe n'ibyo njyewe nigiriyemo. Yego, gusevinga rero twarabivuze, twarabiririmbye, sibyo ra? Yego. Twarabitangaje ahantu hose. Ndumva nta muntu nkanjye wenda nzabaha ubuhamya rimwe mbabwira ukuntu gusevinga byantabaye. Yego, none se rata, ushobora kuba wakorera Imana kandi ufite n'akazi bigakunda? Yego, birakunda cyane, biranafasha buriya, ariko nyine gukorera Imana ntabwo bivuze ngo bumushomeri. Hanze aha ngaha abantu bakorera Imana nibo basigaye ubona bari hasi, kubera ko nyine yego kuko baravuga ngo nawe ukeza abami babiri, ariko kora icyo ubereyeho, ukore n'ikiba kikubeshejeho muri iki gihe nyine. Ntabwo wabaho usenga gusa, ntabwo byashoboka. Ugomba gukora, ariko nyine ugakora ntaba ari wowe, ahubwo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Tugomba gukora tukabona ayo mafaranga, ahubwo ntituyakoreshe ntabwo tuzaramya amafaranga, ahubwo amafaranga azatume icubahiro cy'Imana kizamuka mu buzima bwawe. Yego, tugomba gukora, ntabwo nta nubwo tugomba ahubwo kuba abashomeri mu rusengero bahari. Ubundi twagakwiye kuba abantu basenga aribo bakire bari hejuru mw'iki gihe, kuko burya ntacyo tubuze. Iyo uhumeka ntacyo uba ubuze ngo ubeho. So tugomba nyine, ubundi mba numva abakristo aribo babaye bari hejuru, nyine ari abakire barenze. Kuko nyine birababaje mw'iki gihe, usigaye ubona ari ikibazo gikomeye, aribo bari hasi. Ariko basi tuzamuke, urabifatanya yego, ariko Imana niyo ya mbere. Niyo ya mbere. Yego, impamvu nari icyo kibazo, urubyiruko rwinshi ruri mu rusengero n'amafaranga dufite si byose, kubera mwiza kuganira n'umuntu umwe arambwira ngo kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru aba ari mu rusengero, ko afite icyo ashinzwe mu rusengero. Arambwira ati rero njyewe ntabwo nabona umwanya wo kujya gukora, ati naba ntaye umurimo w'Imana, kandi ni njyewe njyenyine uwushinzwe, ni njyewe njyenyine ufite uwo murimo. Nkibaza se nuguma muri uwo murimo gutyo nta kindi kintu ukora, ubwo uzabaho ute? Uzajya ugenda ujye gusenga wongere utahe gutyo gusa? Impamvu rero nkubwiye gutyo ni ukugira ngo tubanze dusubize abo bantu bumva ko umuntu wakwegurira gusenga gusa hanyuma ukicwa n'ubukene, kandi hari ukundi kuntu ushobora kuba wasenga kandi ukajyana n'utundi tuntu ukora ku ruhande. Niyo mpamvu nkubajije icyo kibazo. Hanyuma rero reka twigarukire kuri wowe n'ubundi. Niwe mushyitsi twageze uyu munsi, wihangane. Uyu nguyu aramenyereye kuri iyi cano. Abantu mudukurikiranye mutange ibitekerezo, mubyandike hasi, hariho nimero, mutwandikire mutubwire uko mubona iki kiganiro. Kandi ndabashimira kubwo gushima kwanyu, kuko nagiye mbibona ko hari abantu benshi turimo kugenda dufasha kubera kino kiganiro. Rero reka dukomeze. None reka tujye ku rubyiruko rukiri hanze, rutazi ibintu byo gusenga, rutazi n'ibintu byo Imana. N'iki kintu twarubwira, cyane cyane noneho nkawe w'umukobwa. Buriya abakobwa nibo bantu ba mbere benshi batitabira ibintu bya gospel. N'iki kintu watubwira kuri iyo ngingo? Ikintu nabwira urubyiruko ruri hanze aha,
rurahari rwinshi rwinshi, ariko gukorera imana habamo ibyishimo. ushobora kuba wumva ufite ibyishimo ubu ngubu tuvugana, ibyo urimo biragushimishije, ariko basi ujye utekereza ahazaza. ahazaza urumva ibintu urimo hari inyungu y'ahazaza. ntitwegere tujya mu bintu bidafite inyungu. inyungu, nkunda kuvuga ku nyungu cyane. ariko urubyiruko rwose mumbabarire, ndasaba imbabazi, nciye bugufi, mureke twegere imana, duhamagare imana, tuyitakire, twinginge. byahindura byinshi, bihindura byinshi mu buzima bw'umuntu pe. ni byiza, kandi ndabizi neza yuko iyo uvuye mu byaha, ijambo ry'imana rivuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. yego mureke tuba abasirimu rero, tujijuke, twere kuguma turi babandi nyine, babandi. umuririmbyi niwe wavuze ngo hahandi kure narindi, isi yari yarangiza ukundi. ariko imana ntireba ku myaka ufite, ntireba ubwiza ufite, ntireba buri kimwe cyose, wowe gufata ukuri. mureke nyine twegere imana, wireba ngo meze ute, ngo senga imana, ntibireba mu bintu byinshi, wowe egera imana, irakemura buri kimwe cyose. ikibazo cyose wumva ufite mu buzima kirakemuka imbere y'imana. murakoze. urakoze cyane kudusobanurira. Sam, ni ikintu turubwira urubyiruko ruri hanze rwanze gukizwa ko batunaniye. aha uri imana ishobora byose, gusa twebwe muri byo wenda reka ngaruke inyuma nk'uko wari ubivuze, ngo bamwe mu rubyiruko bari mu rusengero, bamwe nibo bashomeri. biterwa igitekerezo ubwawe wagiye ujyanye, nibyo bintu bishobora kuba byatuma udindira mu byo urimo. niba uzi ko ugiye gusenga imana umeze nk'umuntu utandaraje, akaguru kamwe kakiri hanze akandi kari imbere, umva ijambo ry'imana ryo rivuga ngo nimba udashyushye ntukonje. mwihangane ko ariko ngiye kubivuga, mbega ubwo ni nka ka gasimba bita kamiriyoni, uruvu. ubwo nyine ni ukugucira, hitamo kimwe aba ari cyo uhagararamo. kandi nzi yuko uri mu mana hari ubwihisho agomba kuba arimo, umutaka w'uburinzi. wenda reka mbahe urugero rumwe, mushobora kutabyumva. uramutse ugiye imbere y'umubyeyi wawe wanduye, ntabwo wagenda ngo umuhobere, bitewe n'ibyondo tuvuge ufite, ntabwo wamuhobera. yakubwira ati genda ubanze ukarabe. ari kumva, ariko hibeshye hakagira ugutunga urutoki ashaka kugukubita, yabona umujinya wa kibyeyi. niyo mpamvu nubwo ubona urubyiruko rumwe ruri hanze, bamwe bari mu byaha bidegembya, si uko imana itababona, ahubwo niko kanya bahawe ko kugira ngo babashe kuba bakaraba, bagaruka imbere y'imana, kugira ibashe kuba yabakira, bahabwe ibyo bagenewe, kuko biri kuribwa n'abagaragu kandi abana bahari. ibaze yuko ujya kugira icyo waka ukagituma umugaragu, kandi ari we wagiye kwibwirira umubyeyi wawe. ni ikibazo. yego urakoze cyane. iki kiganiro ni irihe somo ugikuyemo nk'uko waje kudusura? ni irihe somo ugikuyemo ku ruhande rwawe? ku ruhande rwanjye nk'uko mwabimbwiye, ikintu cya mbere nyine no gusevinga nk'uko mwabinegeye. ariko n'isi ni byiza kuba
twafata umwanya tukabwira bagenzi bacu bataragira ubushake bwo kwegera imbere y'Imana. Ndabikunze cyane, Imana ibaha umugisha. Ikindi nyine isomo nkuyemo nk'uku nguku mba ndi mu rugo ndyamye ni ndi gukora ibindi bintu, ariko ubu ngubu hari abo mfashije muri aya masaha. Icyambere nyine ndanabyishimiye kuko umurimo wanjye ndawukoze. Nandikishije yego, kandi ndabakunda cyane. Isomo ni uko tugomba gukomeza kwegera imbere y'Imana, apana kugenda wenyine ngo narakijijwe yego ariko ni njyewe ndamenya ibyanjye. Tugende tubwire na bene data bagenzi bacu, tujyanane nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, musaza wanjye yavuze ati ugiye uri umwe yego urihuta ariko ukagwa mbere. Yego, tugomba kugendana turi benshi ariko mwumve ibintu kimwe. Nugendana n'aba bandi nyine uzavuga ngo amen ukatavuga ati yes man nyine yego ndabyumva, basaza bacu bajya babivuga. Samu wabyumvishe ka kantu karagarutse gahora kazenguruka ko guhindura inshuti. guhindura inshuti kandi nkuko mugenzi wanjye yabivuze ngo ibintu by'akazi nabyumviseho. Burya dadi wanjye ajya avuga ngo nk'umwana w'Imana ntabwo tugomba kuba abashomeri. Niba nta kazi ufite kaguhemba, kora kataguhemba. Ushobora kuba uvuga ati hano hari botike hano hepfo, ukagenda ugafata umwuga ugakubura imbere y'umuryango ukabikora rimwe kabiri udahembesha. Ejo bundi navuga ati ariko ndashaka umukozi, ntago azaguca wowe wakuze udahembwa. Yego, tugombe nyine niba udafite akazi kaguhemba, kora kataguhemba. Ibyo ngibyo bizagufasha kandi ni ukuri uzabona inyungu. Iryo somo nkuyemo nyine tugomba kugendana na bagenzi bacu, ariko ndanabikunze cyane. Urakoze cyane kuba kumbwira ngo buriya njyewe bwa mbere naravugaga ngo nakijijwe turi kumwe na sister wanjye. Yego, ariko nyine kuvuga ngo kujya gusenga namusigaga nk'ijyana, kuvuga ngo mubyutse ngo ariko nyine wenda ubu ngubu birimo biragenda bihinduka, kumurindira kujyana. Urakoze cyane kumenya. Yego, murakoze pe, tuzaba tugendana kabisa, ahubwo twagiye. Yego, Isamu isezera abantu bawe. Ni abakunzi banjye kuko abafana baragenda babonye undi bafana bagenda. Nta bakunzi. Yego, nishimiye gukomeza kubana namwe, kandi ni ukuri aho mutabyumva neza mubashe kuba mwatubaza kugira ngo tubashe kuba twakungurana ibitekerezo. Mwakoze ni ukuri mu byubahiro byanyu kudukurikirana, mukatwumva, mukadutega amatwi. Turabakunda cyane, murakoze. Yego, reka mbashimire by'umwihariko mwebwe mwateze amatwi, mwebwe mwaturebye, mwebwe mwakoze sabo cyangwa se namwe mwemeye inama zacu cyangwa se ibitekerezo byacu, namwe birimo baragenda bigira umumaro. Turabashimiye. Reka dushimire abantu bari imbere ya kamera, by'umwihariko umushyitsi wacu shana ukuri kw'Imana, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Sam nawe wakoze. Inyuma ya kamera ni njyewe uhari, ni nanjye umunyamakuru. Njyewe byose mbabikora, nanjye rimwe nzagenza aho ngaho nicare. Turabashimiye rero mwe mwadukurikiranye. Reka mbabwira ngo ibihe byiza, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.